ntacyo nigeze mbura, sinzigera mwihakana, uri Yesu umwami wanjye. Bana b'Imana, dukomeze inzira dutwaze Yezu umusaraba kuri iki cyumweru cya Mashami tariki 28 Werurwe 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 50 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani Uhoraho yanziguye amatwi nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye yitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 22. Mana yanjye, niki cyatumye untererana? Abambonye bose barankwena bakampema kandi bakazunguza umutwe bavuga bati ko yiringiye Uhoraho, ngaho namubohore, ngaho namukize, umva ko mukunda. Rwose imbwa nyamwinshi zankubakubye, igitero cy'abagira nabi cyantaye hagati. Bamboshye ibiganza n'ibirenge, amagufa yanjye yose nayabara. Bigabanyije imyambaro yanjye, igishura cyanjye bakigiriraho ubufindo. None rero Uhoraho ntumbe kure, wowe mbaraga zanjye banguka untabare. Nzogeze zinajya mu butuvi ndimwe ngusingize mu ruhame rw'ikoraniro, ntiyemwe abubaha Uhoraho nimumusingize. Mana yanjye, niki cyatumye untererana? Isomo rya kabiri niryo mwera Paulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 11. Bavandimwe, Kristo Yezu nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, biheshe Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza ku 39. Mu gitondo kare abatwara yohereza bitambo bateranira hamwe n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko, mbese abagize inama nkuru bose. Bamaze kuboha Yezu baramujyana bamushyikiriza Pilato. Nuko Pilato aramubaza ati, mbese uri umwami w'Abayahudi? Yezu aramusubiza ati, urabyivugiye. Abatwara yohereza bitambo bamurega byinshi. Pilato arongera aramubaza ati, ntacyo usubiza? Ntiwumva ibyo bakurega byose? Yezu ariko ntiyongera kugira icyo asubiza. Pilato biramutangaza cyane. Buri munsi mukuru yabarekuriraga umwe mu mfungwa babaga bamusabye. Ubwo rero mu buroko hakaba uwitwa Barabasi, wari warafatanywe n'abandi bagome bari biciye umuntu mu myivurumbagatanya. Nuko rubanda rurazamuka batangira gusaba Pilato ngo abagirire uko yabamenyereje. Pilato arababaza ati, murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi? Yarazi neza ko abahereza bitambo bakuru bari bamutanze babitewe n'ishyari. Ubwo ariko abahereza bitambo bakuru boshya rubanda gusaba ko abarekurira Barabasi. Pilato arongera arababaza ati, maze se ngire nte uwo mwita Yezu umwami w'Abayahudi? Bo rero batera hejuru bati, mubambe ku musaraba. Pilato arabasubiza ati, ikibi yakoze ni ikihe? Bo rero barushaho gutera hejuru bati, mubambe ku musaraba. Pilato ahitamo gushimisha rubanda abarekurira Barabasi. Amaze gukubitisha Yezu aramutanga ngo bajye kumubamba. Nuko abasirikare bajyana na Yezu mu gikari cy'ingoro ya Pilato, maze bakoranya igombariro ryose. Bamwambika igishura gitukura, nyuma baboha ikizingo cy'amahwa bakimushyira ku mutwe. Nuko batangira kumushungera bavuga bati, turakuramya mwami w'Abayahudi. Ubwo bamukubitisha urubingo mu mutwe, bakamuvonderezaho amacandwe, maze bagatera ivi imbere ye byo kumuramya. Bamaze kumukwena batyo, bamwambura igishura gitukura, bamwambika imyambaro ye, baramushorera bajya kumubamba. Mu nzira bafatiranya Simoni w'Isireni, se wa Alexandre na Rufusi, wiviraga mu murima ngo amutwaze umusaraba. Nuko bajyana na Yezu ahantu hitwa Golgota, bikavuga ku cy'igihanga.
bamuha divayi ivanze n'inurwe ngo abinywe, ariko ntiyabyakira, nuko baramubamba. Hanyuma bigabanya imyambaro ye, bayikoraho ubufindo ngo bamenye icyo buri wese yegukana. Bamubambye ari ku isaha ya gatatu. Hari kandi urubaho rwanditseho icyo azize, ngo ni umwami w'Abayahudi. Maze bamubamba n'abagome babiri, umwe iburyo undi ibumoso bwe. Abahisi bakamutuka bazunguza umutwe, kandi bavuga ngo ngaho da, wowe usenya ingoro y'Imana maze ukongera ukayubaka mu minsi 3, ikiza ubwawe wimanure ku musaraba. Abatware bahereza bitambo hamwe n'abigisha amategeko bamushinyaguriraga bavuga ngo yakijije abandi, none yananiwe kwikiza ubwe. Kristo umwami wa Isiraheli namanuke ku musaraba ubu ngubu, kugira ngo tubone maze twemere. Ndetse n'abari babambanywe nawe nabo baramutukaga. Bigejeje ku isaha ya 6, umwijima ucura ku isi yose kugeza ku isaha ya 9. Nuko ku isaha ya 9 Yesu avuga mu ijwi riranguruye ati, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Bivuga ngo mana yanjye, icyatumye ntererana n'iki? Bamwe mu bari aho bamwumvise baravuga bati, dore aratabaza Eliya. Umwe ariruka ava iki cyangwe muri divayi irura, maze agitunga ku rubingo, aramuhereza ngo anywe, avuga ati, nimureke turebe niba Eliya aza kumumanura. Yesu arangurura ijwi cyane, nuko araca. Maze umubambiko mu ngoro y'Imana utanyukamo kabiri, kuva hejuru kugera hasi. Nuko umutegeko w'abasirikare uhagaze imbere ye abonye ko aciye atyo, aravuga ati, koko uyu yari umwana w'Imana. Bavandimwe, Kristo nagaze mu mitima yacu, tumukurikize mu nzira y'umusaraba anyuramo. Kuri iki cyumweru cya Mashami turatangira kuzirikana ku bubabare n'urupfu bya Yesu, biza tugeza kwizuka kuri Pasika. Ingingo remezo tujye kuzirikanaho iragira iti, twaza Yesu umusaraba muri iki cyumweru. Uyu munsi wa Mashami dutangira mu byishimo, tukaza gusoreza mu kababaro. Dutangira muri reception, kwiyakira, kwishima, tukaza gusoreza muri deception, akababaro. Bitewe n'uburyarya bw'abashushanya Yesu ngo baramukurikiye, ngo bakunda Imana da, kandi ari ukwibeshya, bikaza kurangira ubwabo bibeshye. Ku ruhande rumwe rero hari ibyishimo byuko Abayahudi bakiriye Yesu Yerusalemu nk'umwami. Ubwo yinjiraga i Yerusalemu bagasasa amashami n'imyitero bati, Ozana, harakabaho uje mu izina rya Nyagasani, Mesiya, umucunguzi, umukiza. Kugenda ku cyana cy'indogobe kwa Yesu nk'umwami birashushanya umwami w'amahoro, umwami uzanye amahoro. Mu gihe abandi bami b'isi bagenderaga ku mafarasi bagiye mu ntambara, bagiye kudurumbanya no kwica, la guerre. Yesu rero ubwami bwe nubwo gukiza, kuducungura, gutera amahoro nubwo bizanyura mu rupfu. Yamvuga igira iti, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Rero amaherezo y'inzira y'umusaraba ni izuka, ni umutsindo, ni umukiro. Biratangaje kandi birababaje, Abayahudi bari biteze Mesiya uzaza nk'umwami ukaze cyane, umwami w'igihangange ufite ubutegetsi nk'ubw'iyi si, uhonyora, agakandagira, akica, agakiza, akabakiza abanzi babo, akabahorera, akabagwanira intambara, bakigarura amahanga menshi. Icyari reception ku Bayahudi, ibyishimo gihindutse deception, akababaro n'agahinda, kuko Yesu umwami bari biringiye araza kugaragaza ubwami bwe mu ishusho y'umugaragu wa Nyagasani, ubabara nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, akababarira abandi. Bagize bati, nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa, uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Uyu mugaragu yoroshya bigeze aha ni Yesu. Nk'uko Pawulo yabitwibikije mu isomo rya 2, ubwami bwa Yesu, humilité, humiliation, kwiyoroshya no kwakira igisebo. Yesu Imana ihari icyubahiro cyayo ikemera kwicisha bugufi, ikaza mu gitaka, humus, ifumbire, igitaka, akaba umugaragu kugira ngo acungure abantu. Mu Ivanjiri naho turumva Yesu atangira inzira y'ububabare, inzira y'umusaraba, inzira y'ububabare n'urupfu. Yesu rero ahetse umusaraba ari twagirira twebwe abanyabyaha kugira ngo adukize. Mu gutwaza Yesu umusaraba rero muri iki cyumweru tujye kuzirikana ku ngingo ebyiri, abafatanyacyaha bamugambaniye n'abafatanyije na Yesu guheka umusaraba. Ingingo ya mbere, abafatanyacyaha mu rupfu rwa Yesu. Umuntu umwe yigeze kuvuga ati, umuntu aremwe mu ishusho y'Imana, iyo wishe umuntu umwe uba wishe isura y'Imana. Ubwo kubera ko gukomera k'umuntu umwe, nta muntu umwe wakwiyicira undi, ntiyabishobora. Hasaba abandi benshi barenze umwe bafatanya nawe kumwica, direct ou indirect, aba hafi cyangwa bakure. Urupfu rwa Yesu narwo rurimo abafatanyacyaha benshi cyane, uhereye ku babanye nawe, ku nshuti ze, ku ntumwa ze n'abandi benshi. Byumvikane buri wese ku ruhare rwe.
reka rero dusuzumire hamwe byibuze ibyiciro bitandatu by'abagize uruhare mu rupfu rwa Yezu. Abafatanyacyaha harimo n'intumwa ze. Uwa mbere ni Petero, wa kabiri Yuda, aba gatatu n'abahereza bitambo n'abakuru b'inama hagariwe na Kayifa, kane Pilato, gatanu rubanda, gatandatu abasirikare n'abandi benshi lisi ishobora gukomeza. Uwa mbere intumwa ye Petero. Petero uruhare rwe rushingiye mu kwihakana Yezu. Petero yihakanye Yezu imbere y'abaja. Yezu yari yaramubwiye ati, Petero, iri joro isaki itarabika urabona yihakanye gatatu. Nubwo Petero rwose yakomeje kwihagararaho yumva atazihakana Yezu. Umufatanyacyaha wa kabiri ni Yuda, kubera gukunda amafaranga, dore ko nta n'umuntu utayakunda rega, ariko icyo turushanwa nuko yakoresha neza cyangwa nabi. Iyo ukoresha amafaranga neza urakira ugakiza n'abandi, wayakoresha nabi ukiyica ukica n'abandi. Yuda rero yagambaniye Yezu, akunda amafaranga kurenza Yezu. Yazanye n'igitero cy'abantu bafite inkota n'ibibando. Yuda yari yarabahaye sinyare sinyumu ati, uwo nza guhobera nkamusoma araba ari we mumufate, mumenye ntabacike. Ako kantu mumenye ntabacike Yuda kongereyemo ntabacike. Trahire son maître vraiment, kugambanira umutegetsi n'umwigisha wawe, uwo musangira, inshuti yawe, birababaje. Ukugira neza buri munsi ukwitaho, birababaje babyeyi, ukemera kumutanga. Icyiciro cya gatatu umufatanyacyaha ni ba Kayifa, abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango. Bashakashakaga ibirego bamuhimbahimbira ngo bamwicishe, gusenya ingo no kubaka mu minsi 3, ngo yatutse Imana n'ibindi byinshi, ngo akwiye urupfu, nuko bamujyana kwa Pilato. Baramutanze kubera ibinyoma. Uwa kane ni Pilato, uwo twakwita liyetona. Pilato yari umutware w'igihugu, yategekeraga Abanyaroma, dore ko bari barakandamije Abayisiraheli muri iki gihe cya Yezu. Pilato rero yakomeje kugundira ubutegetsi ngo umugati utamucika, gukunda ubutegetsi kurusha Yezu, ngo Kayizari ataza kumukura ku butegetsi. Nuko barekurira Barabasi, ruharwa ruzwi, abagabiza Yezu, aramutanga ngo bamwice. Kwa Pilato rero niho Yezu yarasigarije gukandira ngo akire. None Pilato afashe umwanzuro wa nyuma, arakarabye, yemera urupfu rwa Yezu kubera gukunda ubutegetsi, kubera gushaka kunyungutira icyubahiro no kugundira ubutegetsi. Rero abategetsi nibo basinya, bishatse kuvuga ko Pilato ari ubiteyeho kashe. Ese mutegetsi, ubitse kashe y'urupfu cyangwa ubitse kashe y'ubuzima? Urica cyangwa urakiza? Abantu bamwe bigeze batangara ukuntu izina rya Pilato riri muri credo, indaga kwemera, ariko ukaba utabonamo izina rya Simoni Umunyasireni watwaje Yezu umusaraba. Aha ni ukwitonda. Pilato ari muri credo nk'umugome, nk'umutegetsi usinya amasezerano yo kwica, utera kashe yo kwica ku ngoma ya Pilato nyine. Umutegetsi ubuza abandi ubuzima. Nta byago rero bavandimwe nkuko bakumanika ku itangazo muri baruharwa. Rero kuba Pilato ari mu ndanga kwemera, ari kwidegembyamo nyine, nawe siwe ni kimwaro, ni isoni nyinshi, kuko ku ngoma ye nyine niho habaye ari amarorerwa, kwica umwana w'Imana. Bategetsi mujye mwitonda batazajya babamanika mu bibi. Ingoma zanyu zikabiza gahotozi, ingoma yo kwica. Hari abasitari mu kibi, nta byago nko kumenyekana mu kibi. Peine affichée vraiment. Icyiciro cya gatanu ni rubanda, le peuple, la masse, abashungerezi. Nkuko yamvugo bivuga, la masse ne raisonne pas. Ikigare, ikivunge nta bwenge kigira, nta gutekereza byizamo, ni banyamugiyo bigiye, la naïveté. Bagenda bamusonga inzira yose bati nabambwe nabambwe. Bavandimwe, kugenda ku mabwire n'ibinyoma nta bushishozi, ukemera gushinyagura Yezu nawe cyangwa umuvandimwe wawe, ugende kuri barambwiye gusa. Ikigare n'ubuswa, ikigare kijyana ikuzimu. Icyiciro cya gatandatu ni abasirikare. Abasirikare bakubita Yezu, baramwambura, bamubamba ku musaraba, bamuhindurwe, bamuha uburozi. Abasirikare nibo bashyize mu bikorwa iki gikorwa cy'ububisha, nuko bica Yezu. Kuri mashami twambara igishura cy'umutuku, nk'icyo bambitse Yezu. Ibara ry'umutuku risobanura kumena amaraso, le martyr, abahowe Imana, kwibuka inzirakarengane. Yezu bamwishe rero azirakarengane. Ese mubyeyi, shishoza maze wumve, muri ibi byiciro ko ari bitandatu tumaze kubona, uwishe Yezu ninde buriya? Erega kwica umuntu ntibigombera kuba uhari physiquement. Ushobora kuba uri no muri Amerika, ukica umuntu uri mu Rwanda cyangwa uri mu Burundi, ukamurangiza pe. Ese bakristo, ninde wishe Yezu koko? Akawundi uhora yivovota ati, tubabazwa buri gihe abakristo ko bahora batubeshyera ngo nitwe twishe Yezu, ngo nitwe twishe Yezu, kandi abamwishe ari bene w'Abayahudi, twebwe bakabitugerekaho. Ubwo se kweri icyo cyaha cyo kwica Yezu birandebaho iki ngewe w'Umunyafurika?
aha muvandimwe, kwica ntabwo bigarukira gusa mu kugambana, kwihakana cyangwa gukoresha intwaro, imbunda, isasu, icumu, inkota, amahwa, uburozi n'amagambo mabi arica. Burya uburozi bubi butavurwa na ya miti ya kinyarwanda nyine, abahanga bemeza ko ari ijambo ribi, ijambo ry'umuvumo. Rero bavandimwe, ibyo dukora nabi, ibyo tuvuga nabi, urwo n'urupfu duhereza abandi. Gutukana, kuvuga nabi, ni urupfu buri guhereza abandi. Ibyo bibangamira Imana bagenzi bacu ni ibyaha. Nuko rero muvandimwe, iyo ukoze icyaha uba wishe Yezu, nawe ugiye mu bafatanyacyaha. Kiruke niba wowe utajya ukora icyaha. Iyo ukoze icyaha uba usubije Yezu ku musaraba, uba wongeye kumubamba, kumujomba, kumuhamangira bitewe n'uburemere bw'icyo cyaha wakoze. Nguko uko natwe Abanyafurika ndetse n'abandi bose ko dutuye isi ku migabane yose tuba abafatanyacyaha mu rupfu rwa Yezu igihe dukora ibyaha, tukagambanira abandi, tukabica, tukanduza abandi indwara, tukabatera umuvumo. Uko nukugambanira Yezu, nukumwicisha. Rero muvandimwe, ntugatere Pilato ibuye ngo niwe wasinye bwa nyuma ku rubanza rwa Yezu. Nawe rero utitonze wasanga nawe uri kuri gusinyira abana b'Imana mu kinyegero, mwibanga, ubafungira amayira, ubashora ikuzimu, ukabica. Nyamara utazi ko uri kubohereza heza ku Mana, ukajugunya umuntu mu itanura mu muriro, ukaroha abana b'Imana mu nyanja y'ikuzimu, nyamara bakagwa mu nyanja y'impuhwe z'Imana, la miséricorde divine, bakarokoka bagakira. Ubwo bakaba gutanze mu ijuru. Rero ese ngewe ntaho nabaye umufasha, umufatanyabikorwa, umufatanyacyaha mu rupfu rwa Yezu, mu rupfu rwa mugenzi wanjye, rw'inshuti, rw'umuvandimwe, rw'umuturanyi, warangiza ukajya widegembya ngo ntiwica, ntiwiba, ntusambana, nturoga, nyamara uri umufatanyacyaha w'indani. Muri Afurika hirya kure cyane higeze habera agatendo, umukobwa yigeze akuramo inda, umwana amujugunya mu musarani. Nk'uko itegeko ryabivugaga muri icyo gihe, naho ureka ubu bahita baramukatira igifungo cy'imyaka 25. Murumva ko hari kera nyine. Nuko ababyeyi bamugira inama yo kujurira, urubanza barusubiramo. Mu gihe bari mu rukiko, urubanza rugiye kurangira, wa mukobwa amubaza icyo yarenzaho, aravuga ati ngewe bantegetse gukuramo inda, ndabyanga, nuko ndayibyara, mbonye ntaho nazamurerera, mpitamo kumujugunya. Nuko abacamanza bakomeza gushakisha amakuru, habonekamo abandi benshi bafatikanyije na wa mukobwa kuyikuramo. Harimo umusore yimuteye, umucuruzi wabahaga udukingirizo n'ibinini ngo bataza gusama. Ababyeyi bamugiriye inama ngo ayikuremo atabasejya kandi ari abakristo b'indani. Agakecuru kigeze kamuha ibyatsi byo kuyikuramo bikabananira, na muganga wagiye wamufasha bakayikuramo bikaza kwemera. Nuko nyine bagahita bamujugunya mu musarani. Iyo bajya no ku mukobwa bicaranaga mu ishuri, wajyaga ubona umukobwa agaragaza ibimenyetso nk'utwite, aciraguza ariko akamuhishira. Bakomeje n'umugore wabatizaga icyumba basambaniragamo na wa musore, ndetse na musaza wari muri Amerika, ngo kubera ko uyu mukobwa yigeze amuhamagara ngo amuture ikibazo afite, musaza we ntiyamwitaba. Ubwo urukiko rwemeza ko mu gihe rukiri gukomeza gukora iperereza, rushakisha umuntu wese wagize uruhare mu rupfu rw'ako gahinja, bakomeza kubashakisha bose. Hagati y'ibyo byiciro byose byavuzwe haruguru, bakaba bafunzwe buri wese n'igihe bamukatiye. Biratangaje, abantu barenga 10 bafungirwa icyo cyaha cyo gukuramo inda, kandi ari uwo mukobwa gusa wari ugiye gufungwa. Bavandimwe bana b'Imana, ubufatanyacyaha ni bubi. Icyaha cyo gukuramo inda, icyaha cyo kwica, nta muntu umwe wagishobora, kuko umuntu arakomeye. Nta muntu umwe wakwishoboza undi muntu. Hagomba rero ibindi byihebe n'ibyigomeke bimufasha. Imbaga nyamwinshi, abazwi baba bake kurenza abatazwi mu bwicanyi burya. Nguko kugambanira Yezu, nguko kwica Yezu. Iyo wishe inzirakarengane, ukica umuntu, ukica agahinja, burya ni imivumo. Bamwe bati ko gahinja se kaba kakiri mu nda kaba kataramenya ubwenge, ubwo se kugakuraho hari icyo byakwangiza ku isi? Burya bavandimwe, uteye umuntu mukuru ugiye kumwica, hari ubwo nawe yirwanaho bya kigabo, mukamwabanza no guhangana yewe. Ariko icyaha cyo kwica agahinja cyo, aho kibera kibi n'umuvumo, nuko ako gahinja ko ujya gukica ntabwo kakurwanya, nta mbaraga gafite, ntikivugira, ndikabishobora. Mbese ni nk'antama bajyanye mu ibagiro. Voilà la violence, guhohotera. Agahinja nubwo katavuga ndikakwishyura, nyamara kaba kari kukureba ibyo ugakorera bisharira. Iyo siki uri kugahereza, iyo divayi irura, ubwo burozi. Yezu rero nk'inzirakarengane utabasha kwivugira, utabasha gukwishyura iyo nabi uri kumugirira, ari mu ishusho y'uwo wishe, y'urwo ruhinja, iyo nzirakarengane, akabebe, agahinja. Ari mu ishusho y'inzirakarengane zidafite amacumu, zidafite ibibando, zidafite intwaro,
zidafite imbaraga nkawe, kuko Yezu nk'uko tubizirikana wagenda ku cyana cy'indogobe nta ntwaro yindi yigirira. Yezu akaba yaza mu ishusho y'uruhinja agahungira iwawe, warangiza ukamuhungeta, ukamuhungabanya, ukamuhutaza, ukamuhubura. Yezu ashobora kuza mu ishusho y'abaciye bugufi, abakene, abatagira kirengera, imbabare, abasaza, abarwayi, uduhinja, abanyantege nke, mbese abandi bafite umusaraba w'ububabare, warangiza ukamuhungeta, kandi ububabare burakiza. Ingingo ya kabiri, gutwaza Yezu umusaraba muri iki cyumweru. Muri iki cyumweru gitagatifu, cyane cyane mu minsi mikuru y'inyabutatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu mutagatifu, dutwaze Yezu umusaraba, tuzagenda nawe ukizuka. Tuziyambaze ingero nziza z'abantu bagumanye nawe bagatwara nawe umusaraba. Hari intumwa ze ba Yohani bajyanye no ku musaraba, wa mugore wa Pilato wamuburiye, Pilato akanga kumva, abagore mukamwigana muburira abagabo banyu igihe mubonye bagiye koka ku ngeso mbi. Simoni w'umunyasireni twumvise wa wundi wamutwaje umusaraba bagafatikanya. Yosefu wa Arimatiya, Mariya Madalena, by'umwihariko cyane Mariya nyina wa Yezu wababaye cyane akagumana n'umwana we, umusaraba ugakomeza kumushengura. Yezu yawutwaye ku rutugu, naho Bikira Mariya yawutwara mu mutima. Muvandimwe, ubishatse nawe muri iki cyumweru gitagatifu waba inzira y'umukiro n'umugisha, ikiraro gikiza abandi, bityo ukipakuramo inzira zose z'ubugome n'umuvumo wawe wifitemo, ukaba umuntu mwiza, wigomwe ikibi, wigomwe ingeso mbi, wigomwe ibintu bigushimisha, wigomwe kurarikira ibintu n'abantu by'abandi, ucike ku ngeso mbi, urugomo n'imigambi mibisha, wirinde guhambara, wirinde kandi urinde abandi, utera amahoro nk'uko Yezu ari umwami w'amahoro. Rero muri iki cyumweru nugusenga cyane kurusha uko wasengaga, kandi ugasenga neza. Usabire cyane abahotozi n'abononyi, abagira nabi, abagome n'abandi bose batari mu nzira nziza z'Imana, kugira ngo Imana ibakure kuri iyo mivumo yo kwica uduhinja, inzirakarengane, abanyantege nke, abo bose bakuramo inda, ubufatanya cyangwa ari bwo bwose ubwirinde muvandimwe. Nukore no kwigaburo ryawe muri uko kwigomwa, ukibuka abashonji, abakene, indembe, imbabare, nguko gufatanya na Yezu gutwara umusaraba, kwitwara neza buri munsi, kwitwara neza ugafatanya na Yezu gukiza isi muri iki cyumweru gitagatifu. Witwara neza buri munsi, wipakuremo imivumo yose ishora abana b'Imana ikuzimu, wibabaza ku mubiri, mortification, uhongerera ibyaha byawe. Erega ku mpuhwe z'Imana nta cyanyagasana atababarira. Ingeso mbi yose yakunaniye yizanire Yezu, maze uyibambe ku musaraba muri iki cyumweru. Nawe agiye kuguha deuxième chance muri iki cyumweru gitagatifu, ariko niba umwemereye, Yezu arababara kugira ngo tubabarire. Yezu ni umunyampuhwe. Yezu, nanjye niyemeje muri iki cyumweru gitagatifu kugutwaza umusaraba, unkomeze noye kunanirwa, maze tuzagerane kwizuka. Amen. Mwese mugire icyumweru cyiza cy'amashami. Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yesu,